Haleluya. Ya turashima Imana ko yemeye ngo duterane uyu munsi mwese aho muri. Ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abatukurikira hano n'abatukurikira mu mahanga n'abazatukurikira igihe cyacyo cyose. Imana ibatuhere umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi ni ku cyumweru tufata umwanya wo gushimira Imana yacu mu mitima yacu. Ufite n'amagambo yo kuvuga ku giti cyawe wavuga byinshi twashimira Imana. Ntutekereze ko ari gukora ko uri mu byago uyu munsi ntabwo washimira Imana. Gushimira Imana mu byago no mu makuba byose urayishimira. Amina. Tufata umwanya dushimira Imana suko bizahora ku bantu birengeye ku Mana. Amina. Dushimira Imana. Imana yaraturenze kuva mu gitondo kugera muri aya masaha gutangira iki cyumweru cyose kugera kuri uyu munsi turi bazima kandi turimo turahumeka nk'uko abazima. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Amina. Amina. Dufata umwanya rero dushimira Imana yacu kubera ko Imana ni Imana nziza. Imana ni Imana y'urukundo. Imana ni Imana sinzi uko umuntu yayivuga. Ntukangwe n'ibintu ufite, ntukangwe n'ibyo. Imana iri hejuru y'ibyo byose. Niba wapfushije humura, ejo ari ikindi kiza Imana izagukorera. Nibyo ngibyo no gupfusha ari bibi kubera ko ni Imana yishubije uwo yakunze. Ahubwo ni twebwe turi mu isi tugomba gukomeza. Ni Imana iduha ayo mahirwe yo gukomeza tutunganye ibitaratunganye muri twebwe. Amen. Dufata umwanya nanjye kuvuga byinshi, reka dufata umwanya dushimira Imana ku byo Imana yatukoreye byose. Mwami Imana turagushima, turaguhimbaza. Haleluya, haleluya. Data mwiza, ushimwe Mwami mwiza kubera kuri Imana yacu. Ushimwe Data mwiza kubera ko waraturenye ku ishusho ryawe. Ushimwe Mwami mwiza kubera ko watukoreye. Ushimwe Papa mwiza. Ushimwe Imana Data watwatugirira kuba cyacitse. Mana watugirira neza cyane. Mana watugirira neza cyane. Watwitayeho Papa. Witaye kuri twebwe. Data mwiza turakwamagaye ube mu buzima bwacu buri mu bwishingizi bwawe. Data mwiza ibyo dukora byose Data mwiza turakwamagaye Mwami mwiza. Ube hagati yacu Mwami, katekwe y'inzu Mwami, nguni zose z'inzu Mwami mwiza. Abamarayika bawe bahagararemo Data mwiza ibyo tuza gukora byose aha hantu Mwami bishimirwe nawe Yesu Kristo. Data mwiza turagushimiye Mwami kurakora Imana yacu. Mwami mwiza wibuke Data mwiza bari kwa muganga Mwami mwiza washe kubakiza. Data mwiza batafite akazi Mwami mwiza nawe bahema. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Yesu Kristo turakora niyo tangiriro ryacu kandi ukaba n'iherezo ryacu Mwami. Uri Mwana nziza, uri Imana ihoraho. Data mwiza turakwamagaye ukomeje Mwami mwiza kuturebera ku maraso y'Umwana wawe Mwami, uturebere ku maraso y'Umwana wawe. Haleluya, haleluya. Data mwiza twababera kuri Yesu Kristo turi imbere yawe. Turakwinginga Mwami mwiza tugiye gutangira amateraniro yacu. Data mwiza turakuragije umucuranzi wacu. Data mwiza turakuragije umushumba, turakuragije Data mwiza n'abaririmbyi bose turabakuragije, n'abakurikiramo bose turabakuragije. Ari muri kamera Mwami mwiza Data mwiza nawe turamukuragije Yesu Kristo. Ubwiza bwawe bugote kuri twe twese. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabe twizeye. Amen. Amina. Amen. Ni umunsi mwiza. Umunsi wo ku cyumweru ndawukunda. Umunsi wo ku cyumweru niba ngejeje umunsi w'icyumweru biranshimisha kubera ko ni umunsi mbona kuramya Imana. Ni umunsi turamya Imana kubera ko
giti cyawe ukuri niba ukora byiza nuvuge ngo naguvuga ngo nkora ibyiza n'Imana itukorera byose ntabwo igeze yiramya twebwe twiramye. Haleluya. Niyo mpamvu twebwe tuhagaze hano tuba dushaka kuramya Imana ku munsi w'uyu nguyu. Haleluya. Turirimbe indirimbo ya 16 mu gushimisha Yesu. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, niba umari imibabaro rikabatinyura, bamari imibabaro rikabatinyura, rurema umutima ukomeretse, nibyo rimukiza, ushonje rirarubaza,
Haleluya. Amen. Nukuri. Iryo zina ry'Imana irahumuriza. Haleluya. Nukuri. Shima. Nanekereje uko nabaye. Nakuze. Niba ntekereje byinshi biri mu mutima wanjye, niba ntekereje izina ry'Imana irahumuriza. Haleluya. Niba nicaye cyangwa Imana yangiriye neza kurusha kwa n'umugabo w'umushumba. Haleluya. Nkomeza nkumva ndi hafi y'Imana, nkomeza nkumva Imana ikomeza kunkorera ibintu byiza. Yarankoreye byinshi kuva aho navukiye kugera uyu munsi, kuri uyu mwaka mfite, yankoreye byinshi. Ibyo yankoreye byose ni igitangaza. Ibyo yankoreye byose ndayishima. Haleluya. Amina. Turirimbe indirimbo y'186 mu gushimisha ya 186. Haleluya.
Amen. Tugeze masa meza yo kusaba imbabazi Imana yacu. Birashoboka ko twaciye mu nzira nyinshi bidashimishije Imana, twarebye ibidashimishije Imana, twaravuze shima. Amasa meza buri muntu wari we wese ku nguni ye, buri muntu wari we wese afata umwanya wo gusaba Imana imbabazi bikuye mu mutima kandi Imana itari buryarya kandi Imana yo mu ijuru iramubabarira. Amen. Amasengesho yacu twafashwa umuntu uza kudufasha kudusabira imbabazi n'umushumba wacu kare. Anayo
yatubereye igitambo kizima. Ntabwo abaye igitambo nk'uko ibitambo bya kera byari bimeze. Ntabwo abaye igitambo nk'igitambo cy'intama cyangwa se igitambo cy'umwana w'ihene. Oya, yabaye igitambo cy'iteka ryose, igitambo cy'umwana w'intama w'Imana, lokaligrene mandolabaye cyeza ibyaha byose. Ijambo ravuga ngo naho byaba bitukura tukutuku, bitukura cyane, nguzabyeza b'umweru bise na sheregi. Niyo mpamvu Nyagasani Imana tutagira ubwoba na gatoya, tutabasha guheranwa n'agahinda, tutabasha guheranwa na moskele blene mandora basani n'uburiganya bwa Satani, ko twabonye kugira neza kwawe papa, twabonye kugira neza kwawe, twabonye ubuntu bwawe, twabonye imbabazi zawe, twabonye gukiranuka kwawe papa. Uradukunda cyane, natwe turagukunda, ariko wabanje kudukunda. Niyo mpamvu Nyagasani Imana tugusabye kugira ngo ibyatugaragara byose bidakwiriye Imana ubyeze ubitunganye. Aho twavuze Nyagasani Imana tugacumura, utubabarire ibyaha byose. Aho twatekereje nabi Imana utubabarire utweze. Hose Nyagasani Imana ari twebwe tugaragara ahangaha Nyagasani Imana tweze, ari abantu bose Nyagasani Imana data wa twese tubana mu bundi buryo bwose bushoboka, utwejeje amaraso papa, kugira ngo tunezezwe nawe Nyagasani Imana, kandi dukomeze kuba ibyaremwe bishya. Urakoze Yesu Kristo ko umuje gusenga kwacu, umezwane natwe mu gahunda zose zigiye gukurikiraho, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze gushima, urakoze dusaba Imana imbabazi, nyuma yo gusaba Imana imbabazi na rubanza. Yesu yaraducunguye, yarapfuye kubera ibyaha byacu byose byararangiye ku musaraba. Izina ry'Imana turayishimye kandi turayikunda. Tugeze amasaha meza, abaririmbyi bacu batangire kwitegura. Mu kanya gatoya turahagarara hano turamye Imana yacu. Amina. Mwami mwiza, Mwami w'igitangaza, turi imbere yawe data mwiza muri aya masaha. Data mwiza, Shikonga malaka ndola bidire benesa ndola bayi. nakwereka Mwami mwiza abaririmbyi bagiye kuza hano kuririmba. Mwami mwiza, data mwiza, icyubahiro cyose kikugarukeho Mwami, kubera ko Imana yacu. Data mwiza, turakwinginze Mwami mwiza, utuyoborere bamarayika bawe baze batugote twese uko turi hano, tukore ibishimwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukorere amajwi yacu data mwiza, baza kumva uko turirimba n'ibite mu majwi yacu, ariko bumve amajwi y'amarayika, abamarayika bari mu ijuru. Data mwiza, nawe banezeze mu mutima, kandi kuririmba Mwami mwiza turabizi neza ko ari gusenga bwa kabiri. Data mwiza, wakire amasengesho yacu mu izina rya Yesu Kristo tuzabyifuza. Amen. Karibu. Hallelujah.
bakwiriye gushimwa ahantu hose, bakwiriye gushimwa mu bakomeye, bakwiriye gushimwa mu isi no mu ijuru. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa endini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, imba mambo, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa endini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, imba mambo, mambo sawa sawa, imba mambo, mambo sawa sawa, Yesu akiwa endini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, imba mambo, mambo sawa sawa, imba mambo, mambo sawa sawa, Yesu akiwa endini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Mimi sitaogopa kuhubiri neno lake. Yeleza, yeleze, vyose vinashoboka, vyose vinashoboka, vyose vinashoboka, vyose vyose.
Haleluya. Unungani bose Mana komeza kugaragara kuri twe wishimira abakozi bawe kandi twese mu ijuru kandi komeza kutuyobora muri gahunda zisigaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze abari beza. Murakoze kuririmbira Imana. Imana ni nziza. Imana ni umukozi w'umuhanga. N'abatabashaka kuririmba nabo barimo kuririmba uyu munsi. Kubera ko Imana ni nziza. Amen. Amen. Turashimiye kuri byose, turashimiye mu ndirimbo, mu mitima yacu. Turashimiye ni ukuri ntabwo twabura icyo twavuga. Aya masaha ni amasaha meza tumva Imana yacu bundi gusha mu ijambo. Tugeze mu masaha meza cyane twakumva ijambo riva mu kanwa k'umukozi wayo, ijambo Imana yamushizemo. Turasaba Imana umucuranzi aho ari adufashe gusengera umukozi w'Imana uza kuduha ijambo ku munsi wa none. Tugushimiye ko uri Imana Shima Yesu uri Imana. Biriho byose ibyaremwe byose bigushime, bishime izina ryawe, bivuge ko ari wowe Mana yera, ari wowe Mana ibohora, ari wowe Mana ikiza, Imana y'urukundo, Imana y'inyembaraga, Imana ikora imirimo abantu batashobora, Imana ibabarira ibyaha, Imana ibabarira abantu ntibuke ibyo bakoze. Turagushima Mwami, turaguhimbara, tugeze imbere yawe, tugushimiye umwanya mwiza twabayemo wo kuririmba, tugushimiye umwanya mwiza twabayemo wo kumva uvugana natwe mu ndirimbo. Muririmbyi yaririmbye aratubwira ngo ibintu byose birashoboka kuko iyo Yesu ategetse byose birashoboka. Undi muririmbyi yaririmbye aravuga ngo amba hafi kuruta imyambaro nambaye kandi amenyera kure cyane ibyo nibwira. Yewe iyo turi gusenga tugitangira wamaze kumenya ibyo dushaka, uhabwa icyubahiro kumenyera ibidukwiriye, ukatumenyera ibyo dushaka, ukatumenyera ibyo dukwiye. Uhabwa icyubahiro wowe umenya ibintu dukwiye ababyeyi batabimenye, uhabwa icyubahiro wowe umenya ibintu bidukwiye inshuti zacu zitabizi. Turagushima Mwana, turi mu mwanya wo gusenga, turavuze ngo tugirire neza, turi gusenga kugira ngo uzane amatwi y'imitima yacu akwegere, yumva uganira natwe mu izina rya Yesu. Umukozi wawe arahagutse, aje imbere yawe, aje n'imbere yacu, aje kutubwira icyo wamushizemo. Turavuze ngo Mwami, ijambo ryawe ribe ijambo, ribe imbuto itabora muri twebwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riduhindure rwose, ridushire ku kigero wumva ushaka. Nibibe ibyo tumenyere, nibibe nk'ibyo wakoze oya, ahubwo turavuze ngo ijambo ryawe ribe rishyira muri twebwe mu izina rya Yesu. Ribohora ribakiza ibyaha, ribakiza ingoyi ya Sata. Ijambo ryawe ribatarure abaguye bagiye kuremwa, ubwongere ribazure, ribabohore. Ijambo ryawe ribabohore mu izina rya Yesu. Turasenze natwe ubwacu tugiye kuryumva nona, natwe ritubohore, n'abazaryumva igihe ki, n'abazaryumva ejo, n'abazaryumva ku wa mbere, n'abazaryumva ku wa kabiri, n'abazaryumva umwaka utaha. Ijambo ryawe rizabohore rwose mu izina rya Yesu. Mukozi wawe muhagarareho, turabizi neza ko usanzwe ukorana nawe, ntibibi byamenyere, ahubwo Mwami wongere umusukire izindi mbaraga, amavuta yawe. Haleluya, haleluya. Marayika ushinzwe abigisha, marayika ushinzwe ababwiriza, marayika ushinzwe Mwami Yesu, ingabo nyinshi watanze kugira ngo bageze izi saha, kwari ukugira ngo n'uyu munsi azavuga ijambo ryawe. Reka arakwemera, avugane natwe, kandi Mwami Yesu akubere mikoro
dushimye Imana yacu idukunda kandi twitaho iminsi yose kuba kwacu. Iyo twacitse intege twongera imbaraga, iyo twarwaye iradukiza twaba bazima, ikora byose kandi bikwiriye kugira ngo dukomeze tuyishime kandi tuyihimbaze. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 10 n'amagambo nshaka tuganiraho tuvugaho. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 10 haravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana baribwo izabashyira hejuru. Usubiremo, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko aribwo izabashyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko aribwo Imana izabashyira hejuru. Tumaze icyumweru cyose tuvuga amagambo agendanye n'ingingo imwe twavuzeho ivuga ngo kubaho mu buzima bwejejwe. Kubaho mu buzima bwejejwe twasanze ari umurimo ukwiriye abera bose, abantu Imana yahamagaye, yuko abantu bose Imana yahamagaye, abantu bose bakwiriye kubaho mu buzima bwejejwe. Ariko turibaza ngo mbese ni gute umuntu yabaho mu buzima bwejejwe? Uburyo rero bwo kubaho mu buzima bwejejwe ni uburyo bwo kubaho uri kumwe na Yesu, udatandukana nawe iminsi yose. Ariko ubwo buryo bubanzirizwa n'ikintu cya mbere cyitwa kwakira Yesu Kristo mu mutima. Niyo ntangiriro y'ubuzima bwejejwe. Kwakira Kristo wawe umwami n'umukiza mu mutima wawe niyo ntangiriro y'ubuzima bwejejwe. Ntabwo umuntu yaba mu buzima bwejejwe atarabanje guca kuri iyi ntambwe ya mbere yo kwakira umwami n'umukiza, kandi ukemera ko Yesu ayobora ubuzima bwawe iminsi yose. Niyo ntambwe ya mbere umuntu acamo kugira ngo abe mu buzima bwejejwe. Kandi ubuzima bwejejwe nibwo buzima bunezeza Imana, nibwo buzima umuntu abamo akanezeza Imana. Ariko iyo umuntu atari mu buzima bwejejwe ntabwo abasha kubaho anezeza Imana. Haleluya. Ntambwe ya kabiri ni ukubaho umuntu ayoborwa na Mwuka Wera. Kubaho umuntu ayoborwa na Mwuka Wera ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kidasanzwe, ariko ni ikintu gishoboka cyane ku bantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu mbere yuko asubira mu bwami bwo mu ijuru ku ntebe y'icyubahiro yabwiye abigishwa be, arabwira ngo ndagiye ariko ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, nzabasigira Mwuka Wera azabana namwe iteka ryose. Haleluya. Abantu bemereye Kristo, bakemera Kristo ko abera umwami n'umukiza, bemera kuyoborwa na Mwuka Wera. Ntabwo biyobora ubwabo, ntabwo bayoborwa n'amarangamutima yabo, ubwenge bwabo babushyira ku ruhande, imbaraga zabo bazishyira ku ruhande, bakemera kuyoborwa na Mwuka Wera. Icyo nicyo kintu cya kabiri kigaragaza umuntu uri mu buzima bwejejwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Cya gatatu kigaragaza yuko umuntu ari mu buzima bwejejwe ni ukwitandukanya n'iby'isi. Iby'isi, kuko iby'isi bishobora gutera umuntu kugwa, ariko ntabwo ibingibi bivuga yuko uzareka gukora. Ntabwo ari ukureka imirimo, ntabwo ari ukureka gukora, ntabwo ari ukureka kujya gushaka ibitunga ubuzima, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko abantu bagomba kwitandukanya n'iby'isi. Iby'isi, umunezero irahari yo muri iyi si, ibitunezeza byatuma dutandukana n'Imana. Iby'isi byose ntabwo bidutandukanya n'Imana. Akazi ntabwo kagutandukanya n'Imana, imiryango ntabwo yagutandukanya n'Imana. Ibintu byose
wakorera muri sosiyete ntabwo byagutandukanye no gusenga Imana. Ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo ari iminsi 15, ntabwo ari iminsi 21, ntabwo ari iminsi 40 nk'uko tujya tubikora, ntabwo ari iminsi irenze cyangwa se 70 cyangwa se 100, ahubwo ni ukuba mu buzima bw'amasengesho iteka ryose. Ibihe byose ugomba kuba mu bihe by'amasengesho, mu buzima bw'amasengesho, mu buzima busenga Imana, mu buzima bwiringira Imana, mu buzima bw'inginga buri gihe. Haleluya. Nonkasile grene mandorabaya. Muri ubwo buzima bw'amasengesho rero habamo gushima. Habamo gushima Imana. Mu buzima bw'amasengesho habamo gushima Imana, gushima Imana ibyo Imana yagukoreye umunsi ku wundi. Buri munsi tugomba gushima Imana ko twabyutse turi bazima, tugashima Imana yuko turi kuyihimbaza, tugashima Imana yuko iminwa yacu ibasha kwatura izina ryayo. Ibyo ni ishimwe rikomeye cyane. Ubundi buzima bw'amasengesho bugaragazwa no kwihana, kuba mu bihe byo kwihana buri gihe, kwezwa, kwihana, kuzinukwa ibyaha. Haleluya. Mu buzima bw'amasengesho dusabwa gusaba imbaraga za buri munsi kugira ngo tubashe gukomezanya n'Uwiteka Imana ishobora byose. Haleluya. Tugomba gusenga ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Tugomba gusenga ubudasiba. Ntabwo tuzasenga umunsi umwe ngo twumve bihagije. Oya. Cya gatandatu, tugomba gukora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Gukora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro. Gufasha abababaye, kugaburira abashonje, kwambika abambaye ubusa, iyo ni imirimo myiza Imana yishimira kandi igaragaza umuntu uri mu buzima bwejejwe. Onkala vie grene mandorabaya. Icya karindwi rero aricyo tumaze kuvuga muri kano kanya, no kwitanga no kwiyambura ubwibone, tugashyira Imana yacu imbere. Haleluya. Kwiyambura ubwibone, tugashyira Imana yacu imbere. Haleluya. Reka mbabwire bene data, ubwenge bwacu, amashuri wize, icyubahiro ufite muri iyi si ntacyo cyabasha kukugezaho. Nta na kimwe rwose. Reka mbwize ukuri, ntacyo byabasha kukugezaho. Umuryango uvukamo ntacyo wakugezaho. Ibintu ufite, uri umucuruzi wenda, ariko ibyo ufite byose ntacyo byabasha kukumarira. Izere imbaraga z'Imana gusa, izere gukomera kw'Imana. Kasire cha bugufi cyane, icyubahiro cyagishyire hasi, wemerere Imana ikugire neza. Ntabwo ushobora kuba mu buzima bwejejwe wumva yuko ushoboye. Ntabwo ushoboye rwose. Wowe twa Yobu, tuzi amateka ya Yobu. Yobu yari umukiranutsi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yarakiranukaga cyane, agakora ibyo Imana ishima, ndetse Imana ikamwirata. Ariko umunsi umwe yaje guhura n'ibigeragezo bikomeye, yaje guhura n'intambara zikomeye, ariko umugambi w'Imana kwari ukugira ngo ace bugufi. Lekola brisekele beneshanturagwa. Wari uzi ko ari igihe umuntu ashobora gukora ibyo Imana ishaka, agakora ibyo gukiranuka, agakiranuka, yarangiza akirata gukiranuka. Kwirata gukiranuka nacyo ni icyaha. Nta kindi cyaha Yobu yigeze agaragarwaho na kimwe uretse kumva yuko ari umukiranutsi, kumva yuko ashoboye, kumva yuko akora ibyiza, kumva yuko ahari Imana nta cyaha yamubonaho na kimwe. Ahubwo uko wegera Imana cyane niko urushaho kubona ko uri umunyabyaha. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yashatse kumwereka yuko nubwo akiranuka, ari Imana iri hejuru ya byose, ikiranuka kumurusha. Nawe mwene data ushobora kudacumura mu bindi, ugacumura muko ukorera Imana. Hari kumva kuri ku rwego rwo hejuru rwo gukorera Imana. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Haleluya. Twebwe turi abagaragu b'Imana b'imbora mu maro. Ntacyo tumaze, ntacyo dukora. Imana yonyine nikora, Imana yonyine nishoboye, Imana yonyine nibasha kwigaragaza, Imana yonyine nibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ndagusabira cyane mwene data kugira ngo ubashe guca bugufi mu byo ukora byose, haba mu cyubahiro cy'isi, haba mu by'Imana yaguhaye. Ibyo byose ubibone nk'ibidafite umumaro,
umumaro ubone mu Mana ishobora byose. Nibwo uzaba mu buzima bunezeza Uwiteka, nibwo uzaba mu buzima bwejejwe, nibwo uzaba mu buzima Imana yishimira, nibwo Imana izakubona ikabona uri igiciro. Haleluya. Iyime igiciro, iyime byose, ugaragaza Imana ko ariyo Mana ishoboye muri byose. Imana duhana umugisha kandi dushoboze gukora ibyo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turagushimira. Icyumweru papa kuri tariki ya 21 turagushimiye ko abanyana, turagushimiye ko wigaragaje, turagushimiye ko bw'ijambo rya Nyagasani Mana ryumvikanye amatwi yacu. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi Mana kumeze kuba muri twebwe, kumeze kutwishimira no kudufasha kuri byose. Amahoro ya naganze muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Twakire kuba kwawe, twakire imbaraga zawe, twakire ubuntu bwawe. Umugisha Nyagasani Mana timu yose twakoranye umurimo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha abantu bazadukurikira, data wa twese uri mu ijuru aho bari hose. Umugisha Mana n'imbaraga zawe zakomeze kubabaho. Icyumweru ndagisenga uzabone natwe twe mu cyumweru Nyagasani Mana kidutangirira iminsi mikuru. Uzabane natwe, uzabane n'abantu babana muri iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo. Uzaduhe kugaragaza Nyagasani Mana kwera kwawe, uzaduhe kuba mu buzima bwejejwe no muri iyi minsi mikuru, no muri iyi minsi abantu bagaragaza ibyishimo n'umunezero, no muri iyi minsi abantu bashaka kwinezeza. Uzaduhe kuba mu buzima bwejejwe mu minsi ya Noheli, mu minsi mikuru itangira umwaka. Uzaduhe kuba mu buzima bwejejwe. Uzatugire neza kandi ufashe muri byose. Turagushimira kubikoze neza.